ndagira ngo tuganire ku bijyanye n'uburyo rero Pi network ishobora kuzaba yagira ikintu kizima ikora, kuko n'ubundi murabizi ko ubundi cryptocurrency niho isi irimiragana. Navuga ko niho ibikorwa remezo byinshi bijyanye n'ubukungu biri kugana. Murabizi ko ubundi habanje ibintu bijyanye na barter trade ku bantu mwizi economy cyangwa se mwabyumvisha mu bitangazamakuru, aho umuntu yaguranaga product afite runaka, afite ibirayi bakamuhinduramo wenda ibijumba, afite amashaza bakamuhinduriramo ibishyimbo. Ibyo rero byaje guhinduka, haza ibyo twita paper money. Haje kuza icyo twita paper money, arizo note dukoresha mu banki n'ibindi. Baza guha agaciro urupapuro, urwo rupapuro rugira agaciro, noneho rukazajya ruvunjwamo ibicuruzwa cyangwa se rugakoreshwa mu buryo bwo guhahamo serivisi n'izindi. Navuga ko cryptocurrency ubwo Bitcoin yazaga mu 2009 yaje ari faranga riri ku gaciro ka 0. Umva ko nyine harimo n'umuntu wagurishije Bitcoin zirenga 10,000 akazigurishamo pizza ebyiri. Ibi byaje kuba nk'isomo, navuga ko ni nk'isomo ku bantu, gusa ku pioneer mugurisha namwe pi zanyu hakiri kare. Navuga ko muri gukora igikorwa kitari cyo, kuko ifaranga niba ari teganywa ko rizagira agaciro, niba Bitcoin mu 2009 yaraje iri ku gaciro ka 0, mu 2025 ikaba igeze ku gaciro k'100 by'idolari, bivuze ko ni store of value. Cryptocurrency ni store of value, bitandukanye na zino paper money, zino note usanga zigira icyo nakwita nk'ari inflation rimwe na rimwe, hakazamo n'ibintu byo kuba ifaranga rigenda rirutanwa mu bihugu bitandukanye. Aha rero kuri cryptocurrency, ifaranga niba riri mu gihugu runaka, niba Bitcoin iri ku isi hose, bivuze ko umuntu uri muri Amerika ifaranga afite rifite agaciro kangana n'umuntu uri mu Rwanda. Ngaho uko ibyiza bya cryptocurrency. Navuga ko rero muri 2000 nari kubabwira uburyo evolution of money yatangiye, mbabwira ibijyanye na barter trade. Gusa buriya ntabwo habanje barter trade, kuko hari n'ibindi byabanje abantu bagendaga bavunjamo bitewe n'ikintu gifite agaciro muri icyo gihe. Haza kuza rero barter trade, ivaho hazaho ibyo bita paper money, noneho iza gukurikirwa na cryptocurrency. Navuga ko rero cryptocurrency n'icyana yamaze kubabwira ko Bitcoin yaje iri ku gaciro kama 0, ariko ubu ngubu ikaba imaze kugera ku 100 by'idolari, bivuze ko ni store of value. Ibi rero ku pioneer navuga ko ni nk'ibintu bikwiye kubaha isomo, cyangwa se bikabaha navuga ko nk'ishusho y'uko ifaranga rishobora kuzaba rimeze. Niba GCV cyo ita global consensus value ivuga ko byibura pi imwe izaba ihagaze 314, bivuze ko ni ikintu cy'agaciro kari hejuru. Aha rero ubundi niba tuvuze ko Bitcoin yaje mu 2009, pi ikaba yaraje 2019 yo ikozwe n'abantu babiri ndabibabwiye, Shinji Fan ndetse na Dr. Nicholas, ari nawe unavuga ko yiyoboye. Aha rero iri faranga ryagiye rigira community iri hejuru, dore yuko ni faranga riminingwa hatifashishijwe ibindi bikoresho bitandukanye nka laptop ni telefone ngendanwa, kandi ni ibintu bitarya umuriro cyane. Bivuze ko ubundi mu gihe baminingaga Bitcoin, abantu bazi neza ko uburyo Bitcoin miningwa dukoresha cyangwa se hakoreshwa ibyitwa proof of work. Proof of work rero hasaba ko haba hari ibyo bita ama hardware, ni ama computer asaba umuriro mwinshi, kuko ntabwo umuturage umuntu umwe yapfa kwigondera umuriro wa mining ama Bitcoin. Ibi rero bivuze ko pi yo yaje guhindura ikintu kitandukanye na proof of work, aho Bitcoin ya miningwaga hifashishije nyine zo hardware. Ubwo rero byaje rero ari nk'igisubizo mu rwego rwo koroshya ko abantu bagira ifaranga, bakagira ifaranga babika rya cryptocurrency. Gusa nubwo navuga ko ndibuze kubabwira ku bijyanye na open mainnet, sinavuga ko cyangwa se sinareka kubabwira ko na leta ubwazo zatangiye gutekereza uko ryazakora ifaranga koranabuhanga, ariko iryo faranga koranabuhanga rikaba riri stable, rikaba ridahindagurika cyane, rikaba ritagira speculation, rikaba ritagira
icyo nakwita nka movement izamuka cyane cyangwa imanuke cyane nk'uko tubibona muri cryptocurrency. Iryo faranga niryo bita CBDC. Muzi ko n'u Rwanda ruri guteganya kurikoresha ibyo twita central bank digital currency. Ntabwo central bank digital currency rero nayo ije gushaka gukemura ibibazo by'ikoranabuhanga cyangwa se amafaranga y'ikoranabuhanga akaba yatangira gukoreshwa cyane. Ibihugu bigiye bitandukanye n'undi nabyo byatangiye kurikoresha, nk'urugero nko muri Afurika igihugu nka Nigeria cyarabitangiye, ibihugu za Jamaica, za Korea, za ibihugu bya Japan, America n'ibindi n'Abasuwisi n'ibindi bitandukanye byagiye bitangira gushyira mu bikorwa ifaranga rya CBDC. Aha rero navuga ko byaba ari amahirwe leta zizanye ifaranga koranabuhanga, bivuze ko n'abantu mwamenyinze mwatangira kuba byibura mwatradinga mutibaza ngatsinge ngo ntibazatwaka imisoro ikomeye, ntibazageraho bakashyiraho limitation. Gusa navuga ko n'ubundi uko ariho turi kugana, ariho isi iri kugana ku bijyanye na economy, navuga ko n'ubundi bizagera be implemented, bishyirwe mu bikorwa na leta zigende zibyemera. Aha rero tugiye mu byo twakwita nka differentiation iri hagati ya cryptocurrency n'amafaranga asanzwe. Murabizi ko amafaranga asanzwe akontororwa na leta, ni centralized. Ngo mu gihe cryptocurrency ziri decentralized, bivuze ko iyo ikintu kiri centralized amafaranga kontororwa na leta, ni ukuvuga ngo transaction ukoze baba bamenya igihe uzikoreye, ahantu wazikoreye, ndetse n'indi account yakiriye amafaranga cyangwa se niba aho yabikuriye. Ariko muri decentralized na cryptocurrency ni ngo ibintu biba biri private, ntago government iza ngo interpretingemo imenya ati umuntu yabikuje tuzinizi yazohereje aha. Niho bigiye bitandukanye. Ubwo rero dusubiye muri navuga ko yaje 2019 ko nababwiye igenda igira amafaze atandukanye, kugira ibyo bita open mainnet, igira closed mainnet, igira ibyo bita testnet. Ibyo byose ni ibintu biri kuri roadmap. Ejo bundi nibwo batangaje ko bakoze ibyo twakwita nka liquidity, aho bari batransfeye amacoin agiye atandukanye agera hafi kuri billion za coin, bagira ngo azabashe kuba yafasha ibijyanye n'icyo twakwita nka liquidity. Ni ukuvuga ngo ifaranga rize rifite agaciro keza kadahindagurika cyane kandi n'amatransaction yihuta. Aha ngaha hari byagendanye n'imikoranire ya Stellar, aho Stellar protocol navuga ko yegeranye imikoranire na mu bijyanye no korohereza transaction zikihuta, ndetse izo transaction zikagera ku muntu. Niba ukoze transaction ikihuta ikagera ku muntu ku gihe kandi batagucaginze fee nyinshi, bivuze ko habayeho cooperation ya na Stellar protocol. Aha rero nakomeza mubwira abantu ko mu byo yagiye itekereza ku byo twakwita nka peer to peer, aho abantu bagomba kuzajya bahaha bifashishije zabo bakaheja ku bandi bapiyonera b'abacuruzi bagiye biyandika kuri ecosystem. Murabizi ko iyo tugize muri Pi browser hari abanditse ecosystem. Aha rero niho dusanga ko abantu bashobora kuba bahahira ku masoko agiye atandukanye, ari muri mainnet. Aho rero tuzi amasoko ari muri mainnet na amasoko aba yemerewe kuba yakwakira coin, ukaba wahaha ukoresheje izo coin. Munyarukire rero kuri Pi browser murebe uko bimeze. Ubwo ikintu rero gihari kuri open mainnet navuga cy'ingenzi nuko muzitega ibi bintu, muzitega icyo twakwita nka listing, ni kujya ku isoko mwitega icyo twakwita nka bazatangaza n'ibijyanye navuga ko iyo havuyeho listing hazaho price, ibijyanye n'igiciro n'ibindi biri muri open mainnet. Bivuze ko birya uwarambiwe yagiye. Niko cryptocurrency zimera, niko mining zimera. Niba utazikunze, niba utamininze, uzabona abandi bari guprintinga money, bari guprintinga amafaranga kandi nta charge basabwe cyangwa ngo bishyure. Ngayo nguko niba ubona megabyte ukaba byibura utazi ko cryptocurrency zihari, utazi ko mining zihari, abakwiza mu megabyte ntabwo uri kuzibyaza umusaruro nk'uko bikwiye nk'umuntu uri mu nzira y'iterambere. Ubwo rero mu kiganiro gitaha tuzaganira ku bintu bigiye bitandukanye bijyanye na network. Nagira ngo mbanyurizemo muri summary y'uburyo
cryptocurrency zagiye ziza ndetse n'imikorere yazo, kugira ngo byibura mukomeze musobanukirwe uko bimeze mu bigo future iri muri cryptocurrency, kandi cryptocurrency ni store of value. Ubwo rero abantu mu kuyikora nshimiye buri wese n'utarayikora n'uje rwo mbere nawe akomeza kuri subscription, ubundi kugira ngo zitaha azabashe kuzibona zigiye zisobanura buri kimwe cyose. Imana ibarinde.